Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukumana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 244, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Turagushimiye Data wera, turaguhimbaje, dushyize hejuru izina ryawe, dushyize hejuru kugira neza kwawe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mu izina rya Yesu wabanye natwe, waturinze, wagumanye natwe, ugendana natwe, ubiherwe icyubahiro Data. Muri aya masaha rero Uwiteka Mana turakwinginze, turasenga tugusaba ngo izina ryawe ryubahwe, turasenga tugusaba ngo ubushake bwawe buze. Haleluya. Turasenga tugusaba ngo Mwami Imana ubwami bwawe buze. Ndavuga ngo tujye kumva ijambo ryawe Uwiteka Mana igira neza. Fungura amatwi yacu, fungura amaso yacu, fungura imitima yacu. Uwiteka Mwami Imana ubwonge bwacu nabwo bufunguke, bukorwaho na Mwuka wawe wera, byose bikorwaho na Mwuka wawe wera, kugira ngo tukumve kandi twumvire ndetse dushyire mu bikorwa ibyo ijambo ryawe ritubwira. Naba ari twe nyakubahwa Imana, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko ugiye kubikora mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizeye, amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 13 umurongo wa 19 kugeza umurongo wa 18 kugeza kwa 19. Aravuga ngo nuko arababaza ati, mbese ubwami bw'Imana bwagiranwa n'iki, cyangwa nabushushanya n'iki? Dore bugiranwa n'akabuto ka sinapi umuntu yenze akakabiba mu murima we, kagakura kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu mashami yacyo. Ibyo biri muri Luka ibice 13 umurongo wa 18 kugeza kwa 19. Ntugasuzugure amatangiriro aciye bugufi. Intambwe z'uruhinja, amatangiriro aciye bugufi ndetse n'ibindi byinshi ntabwo bishobora kugaragaza icyazaza hahishe. N'abazi kwirukanka kurusha abandi uyu munsi bigeze kubaho bakambakamba batazi kugenda. Nguko uko ubwami bw'Imana bumeze, busa n'ubusuzuguritse mu itangiriro, naho butazakura ngo bwanguke bunarambe. Nyamara muri bwo bwifitemo ikimenyetso cy'ubuhangange, kandi kuneshwa ntabwo kububamo. Ese ujya wibuka ko mu gihe cy'intumwa ubukristo bwafatwaga nk'ubuzarangira vuba, kuko bo, ndavuga abafarisayo n'abandi bayobozi b'icyo gihe, bibwiraga ko Yesu yari yarapfuye ntazuke. Nyamara baribeshyaga, kuko atari ko byagenze. Mu byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 35 kugeza ku 39, biratubwira ngo, maze arababwira ati, uwo ni Gamaliyeli, yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwitonde mumenye uko mugira aba bantu. Muzi ko mu minsi yashize Tayuda yahagurutse avuga yuko ari umuntu ukomeye, nuko abantu nka 400 bakamukurikira. Buke yaricwa, abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa. Hanyuma ye mu minsi yo kwandikwa haduka umunyagalilaya witwaga Yuda, agomesha abantu benshi, uramukurikira nawe aricwa, n'abamwumviraga bose baratatana. Kandi none dore ndababwira nti, muzibukire aba bantu mubarekure, kuko inama n'ibyo bakora niba bivuye ku bantu bizatsindwa, ariko niba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubatsinda. Mwirinde mutazaboneka ko murwanya Imana. Ibyo biri mu byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 35 kugeza kwa 39. Hazahora abantu biyitirira ibyo badafite, n'ubwami butari ubwa nyabwo, nk'uko twamaze kubibona. Ariko imbuto y'ubwami bw'Imana niyo yaba nto hanyuma y'izindi, irakura igasumba ibindi biti byose byo mu isi. Nawe nukomeze, uri umwana w'ubwami bw'isezerano rihoraho. Intege nke zawe, guca bugufi kwawe, ndetse no kuba umeze nk'usuzugurwa n'abandi, ibyo byose ndetse n'ibindi ntabwo bifite ububasha ku hazaza hawe, nta nubwo binagaragaza aho uzagera n'icyo uzaba cyo. Kunesha kukurimo, ibizatangaza abantu bikubatsemo. Rya jambo wumvise kandi ukizera, aribwo butumwa bwiza, nibwo buzagukuza bukagusumbisha bagenzi bawe. Erega waremewe kuba hejuru si hasi. Ntugasuzugure ubutumwa bwiza wizeye. Ni twebwe buye Daniyeli yabonye ritajugunywe n'umuntu, rikaza gukuraho ubwami bwose bwo mu isi, maze naryo rigahinduka umusozi wuzuye isi.
ibyo byose byabayeho kubera ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kuba amasezerano akomeye n'imbaraga nyinshi cyane dusezeranije mu butumwa bwiza. Dushyize hejuru izina ryawe iki gitondo. Turasenga ngo ufungure amatwi yacu n'amaso yacu kugira ngo n'ubwenge bwacu n'imitima yacu kugira ngo twizere, twongeremo kwizera kugira ngo tubashe kwizera ibyo wadusezeranije muri KRISTO YESU biciye mu butumwa bwiza, kugira ngo tubone amasezerano yose twasezeranijwe mu butumwa bwiza ndetse no muri KRISTO YESU. Urakoze ko wumvishe gusenga kwacu, urakoze ko wumvishe gutakamba kwacu. Mu izina rya Yesu habwa icyubahiro, izina ryawe ryubahwe. Mu izina rya Yesu ubwami bwawe buze. Mu izina rya Yesu ibyo ushaka bari byo bibaho. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Isezerano ry'umunsi turayisanga muri Daniyeli ibice ni 2 umurongo wa 34 kugeza ku 35. Bibiliya iratubwira ngo urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu biherako bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Ibyo biri muri Daniyeli ibice 2 umurongo wa 34 kugeza ku 35. Uwiteka agumugisha ko ufatanya natwe, Uwiteka agumugisha ko kumva ijambo ry'Imana. Ndagusaba umugisha ku Mana ngo ukuboko kw'Imana kubane nawe, ukubashije kumva ijambo ryayo, ukubashije kugenda nk'uko Imana ibishaka. Ndagusaba ngo Imana ikuze urukundo, ndagusaba ngo Imana ikuze guca bugufi, ndagusaba ngo Imana ikuzuze kwizera kugira ngo ibyo wasezanijwe byose n'Imana ubisohorezwe. Uwiteka abane nawe, ukuboko kw'Imana kubane nawe, ubuntu bw'Imana bubane nawe. Mu izina rya Yesu Kristo niko ngusabiye nanjye nisabira, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi, amen.